njya kumva nkumva ngo M23 ngo yarashe ngo abasirikare barita 200 na rimwe bamoko kabye ariko yabyavuzwe n'igihe tubona bari ku misozi abaturage nta giti twabonye abantu barafite ibikoni bavuga ati dore yo na ntuza yapfuye disi dore na katanya amadodo none natangiye no kubona na Sadek nayitangiye twishe 75 twakomerekeje 70 ngatekeze imibare y'abantu barimo gupfa gutyo niba koko ari byo abazi ko abantu bagiye kumarana ko gufata umunsi umukicama abantu 75 undi yishe 200 ejo akica 100 ngahe bagana ngahe kabona abantu kandi umuntu kugira ngo azagere mu rwego rwo kujya ku rugamba bamaze imyaka mbivuze 18 none aniga ageze ku rwego rwo kuba yakorera igihugu uya ni muheza abantu bapfa gusa nta kindi utaza kujya ngo ni muheza abantu bahohotera abandi gihe bece ni muheza abantu bapfa bari iriya mibare ni myinshi reka ro nkubwire icyambere abantu bava ngo umusirikare barayiteguye gupfa icyambere ariko gupfa ubusa icyambere ni kimwe nuko iriya mibare ubwayo rimwe na rimwe ishobora kubihabanye n'ukuri kuko uburyo twumvisha abantu bapfa hakabaye nta muntu ugihari. Icya kabiri mvuga nuko igihe cyo cyose ibyo uvuze abantu bakaye babona yuko igihe kigeze kugira ngo abantu bahitemo amahoro. Mbona intambara na leta ubwayo sinshidikanye yuko yabonye ko idashobora kwitsinda ikoresheje imbaraga za gisirikare. Inayitsinze byaba ari iby'igihe gito kuko icyahinduka na agahenge kakanya gato abandi kubera impamvu itakemutse iri politike bakongera bakazuka. Iyo niyo position navuze kandi nshobora no kugumaho. Ubwo nkunda kwibutsa abantu yuko ikibazo kiri politike ntigishobora kubona igisubizo militeri. Byombi byajyana mukabanza mugakandaho kugira ngo mugere ku rwego rwo kureba uburyo ibintu mwabiha umurongo umaze gukandana. Ariko utekereje yuko ikibazo kiri politike ushobora kugisubiza mu buryo buri militeri ukaba ugikemuye burundu biragoranye. Byo no guhingagurana abantu bamarana. Ibyo biragoranye ni nko kutamara y'umuzi w'urwiri ugira ngo uraruciye. Rero icyo nakubwira ngiki rero biragaragara yuko mu by'ukuri ibi bintu bwabyo n'ababirimo barabibona yuko bidashoboka kandi noneho barimo barakira n'ikibazo gikomeye kirengeje cyari gihari. Mbazo tiki kugira buri muturage wese ukamugira umusirikare nyuma yaho se bizagenda bite? Abantu bose arabasirikare gukwirakwiza intwaro mu baturage nyuma yaho bizagenda bite? Kuzikure uzabibasha aba bantu noneho barama bandi ubu noneho ubagize abazarendo. Nabonye buriya si ntambara irangiye reka nkubwise abazarendo byakorohera nicyo kintu kigoye kuko byanze bikunze irangiye haba kubasubiza mu buzima busanzwe. Izo mbunda wazibona. Reka rero nkwereke ibi rero ni nko kwicukurira urwobo. Reka nze nkumvishe uzi ko buriya abazarendo bari dangerous kurusha landmine. Yego ko noneho hari n'ibindi bintu byabaye. Noneho zanyeshyamba zo muri Central Africa ziri kwinjira muri Kongo. Ariko rero babiri iki gihugu abaturage bari kuzibona zifite imbunda zifite amasasu biremereye cyangwa wenda zije kureba reka bazarwanya n'ingabo za Central Africa zifatanije n'Abarusiya ngo bazatsa umuriro none zose ziri kwinjira muri Kongo. Sagashya cyangwa wenda zije kureba aho zaziyobora Jean Pierre Bemba. Jean ko zakoze riyoga. Oya Jean Pierre Bemba yarafite inyeshyamba ze yambukanye hariya yasubiranye iriya zitwa gukira MRC yazitahanye. Hoshobora ko zije kumureba nyine bo bigeze kubana kera azimuhungiyeho ze none kwatakira ministeri w'ingabo. Ariko ingabo nawe abigabo hari nemera abaturage ase nkubaze ni chef d'état major ni commandant chef yababweti 100 jours ikibazo ngikemura burundu. Ariko cyakoze cya gihugu kiraryoshye buriya rero kuba ministeri w'ingabo wenda utari n'umusirikare. Naba na Jean Pierre Bemba yigeze kubaho mu Robert buriya ari bwambara umwenda agiye nutamone event uri mufite ungaye. Reka wumve kiri mwami byo yavuze. Le cas de Muzalendo qui a tué un déplacé à Kanyaruchinya, c'est le cas de deux Wazalendo qui ont tué les gens sur les collines de Nyiragongo à cause de l'argent. C'est le cas de deux Wazalendo qui ont tué des civils, les ont mis dans une toilette à Sake. Icyo bibazaga ku bazarendo bacyumvise sobanura batumva igifaransa. Numvise avuga ati bazarendo bishe abantu Kanyarukinya
abazalendo niba ari hehe bishana bashyira toilette barwanira bashaka amafaranga bashaka amafaranga. aho rero wabonye cya kintu bibazaga aba bantu mutabaruka badahembwa batajya mu kazi ngo babone ibyo kurya birirwa hari ahantu sama bandi noneho wahaye ubure legitimite yo gukora mu buryo bwa kibande uyu bivuga ni generali ni guverineri militaire icya kabiri ibi bintu amaherezo yabo azaba yaye noneho icya kabiri urwango ruri mu kubibwa mu baturage ubwabo hagati y'abaturage ubwabo utekereza ko aba baturage amaherezo azaba yaye si ugukerera ibibazo byari kera wasangaga abahunde bahanganye n'aba ngaba ugasanga bamwe bahanganye ubu noneho n'imitwe yabo ya wazalendo urabyumva neza ibihanganye ubu hari hari gurupe y'abavuga ikinyarwanda sibyo ariko bo mu bwoko bw'abahutu bavuga batari ku bundi ko tubona aba bantu bacu babamaze b'abajendari bacu babajyana ibi bintu dupfa twasanze bene wacu ko n'ubundi bakongoma nta na rimwe batazakomeza kudushyira mu gatebo kamwe bajya kuza muri prison Makala baravuga bati dore kanaka baramujyanye uriya kanaka baramujyanye ati kandi iyo babajyanye birirwa babakanda babakubita bababwira ko ari abanyarwanda ati ubundi ibyo turimo ni ibiki ati hari n'aho bavuze bati se mu Rwanda tutabeshyanye abanyarwanda ntibabanye abahutu n'abatutsi n'abatwa ntibahari twebwe twarebye ko turi abanyarwanda kurusha ibyo birirwa batubwira ati dore generali kanaka ari he Makala koroneri kanaka ari he Makala majoro kanaka ari he Makala ni gereza ibi bintu noneho ibi bintu rero byamaze gutera icyoba noneho no muri FARDC biragaragara yuko bavuga bati rero twebwe kugira ngo dukomeje kwicwa urubozo batubeshya duhanganye hagati yacu nk'abanyarwanda ati n'ubundi turi hano twese nk'abanyarwanda twarabanye bakavuga bati aha izi famiye ntizashyingiranye hataza kugira umva avanga abanyarwanda akajyana abanyarwanda bo mu Rwanda ndavuga abanyarwanda bo muri Kongo ni banyarwanda tubite banyarwanda banyarwanda bati bati ntitwabanye akavuga bati hari uwavuze ati se ubundi Kanyarutoki ntiyashingiye Muremezi sorry yagishe cyane ati uyu munsi wa none dore umwana wo kwa kanaka koroneri ngo bamuvanyemo inzara ngo babafungira mu mazi ati rero ibi bintu turimo ngo bavugaga bati se boduwe ntitwabanye cya gihe yigeze hari umuntu yigeze ahohotera urumva bati kandi nticyuzetse ibintu babaraga yice cyane ubwonko nyereka nanjye nirebera niba bindeba bamwe mu basaza ngo babasaje urumva harimo baraganiriza abantu ngo bafate icyemezo kuko ngo leta ngo icya mbere ibamariye ngo abajenerali ibajyana amakara rwose baravuga ngo umukongomani aratsindwa nta kibazo ingabo ziyobowe mu Rwandofone zatsindwa bakamujyana amakara bakamushyiraho ngo harya ngo ni trahison kambibaze Maisha niba bizi mayi waramutse naramutse neza hanyuma groupe yitwa Igisenge waba uyizi ndayizi Igisenge kiberamo iki nga musasagiza mutabaruka ashobora kuba ataramenya amakuru Igisenge ni ntakubwire ni groupe Gisenge ni groupe y'abakominote hutu bo muri Kongo rero barimo baraganamo ngo ibintu bikomeye ko leta ikomeze kubamarira abayobozi abana babo ibiki n'ibiki kandi ngo bakarenga bakavuga ati twarayifashije ariko tubona twese n'ubundi twese tuvuga ururimi rumwe twese batwita abanyarwanda n'ubundi nta n'ikibazo tuze tugirana na bagenzi bacu ibyiza rero ndatekereza yuko kugira ngo dukomeze gushira uwo dufasha ari utwica twakwisangira bodu urumva harimo ikibazo gikomeye cyane nubwo harimo abagiye mu bazalendo nka za nyatura abazungu pareko ariko ni ukuvuga ngo nabo ntibakundwa kuko babita abanyarwanda ari nacyo kintu bamwe mu basaza bababwiye bati rero twarabanye nta muntu wigeze agira ikibazo hagati ya kominote y'abanyarwanda hano
hari kominote y'abahutu na kominote tutsi na kominote hari n'uwavuze amati twarashingiraga ntawigeze agirana ikibazo n'undi, ati ibi bintu rero ndatekereza yuko igihe kigeze kugira ngo tubitekerezeho, ati koroneri runaka baramujyanye, generali baramujyana, ati none kandi bose baragenda bakajya kubafunga bakabica urubozo. ariko se yakoze amakosa kuki batamujyana? ngo babajyana batsinzwe nyine ugatsindwa urugamba bagomba kumujyana, atsindwa urugamba bagomba kumujyana Makara. none se Ciko yatsinzwe gakeya, ese ntibamaze bakamujyana bamenye uburyo yagarutse baramujyana. Ciko ariko ntabwo yigeze afungwa, ntabwo yafunzwe. ikindi uwo bita Ndima niyishe abantu mu itorero ry'abazarendo benshi abarenga ijana bagapfanga mu mujyi wa Goma. Ko batamufunze none ari he? yibera ikishasa. kuki bamuhamagaje hariya wenda ari gukurikiranwa adafunze? hanyuma abo bajyanye b'abarwandofoni ni bande aho ngaho? ni ukuvuga ngo abo bita Mayanga already yarajyanywe. ayo Mayanga ngo bana ngo we bamujyanye nabi cyane, asuzuguritse cyane, ngo bamwicaje mu ikamyoneti ari kini yawurinze cyane. bamutwariye ko ari uvuga ikinyarwanda cyangwa bamutwariye ko yatsinzwe urugamba yarabeshye ngo azarutsinda? none se nibamushyiragaho ngo yagambanye Rubaya irafatwa, wenda bafite ibimenyetso. yaravuze ngo Rubaya yayihaye ibintu wabo. weho Mayisha urinde wo kuvuga ko leta ya Kongo idafite ibimenyetso? ariko icyo avuga ntabyo Mayisha we arimo araripotinga ibivugirwa mu gisenge. ari kuvuga ngo ntabyo ari kwemeza. leta ya Kongo yafashe icyemezo ku musirikare wayo ifite ikimukurikiranyeho. ariko bamushinje yuko yahaye bene wabo Rubaya nyine none wenda bafite ibimenyetso. umvanjiri Ciko ko yirukanse ari irwindi, ariko yarirutse we atanarwanye. Mayanga akaba yararwanye, sindi kumuvugira, urumva, akaba yararwanye waranaresista, ariko kubera ko ako kantu ko kumva yuko ari umunyarwanda avuga ururimi rw'ikinyarwanda nako karimo. undi wagiye ninde? urumva undi ni benshi barafunzwe. twabonye urutonde rw'abakoroneri n'abaki bose bagera hafi mu 800. koroneri Mugabo bazitwaza ngo bavuga ikinyarwanda bajye birirwa biruka imisozi. koroneri Mugabo nawe arimo. oya koroneri Mugabo ari dispo nta kazi agira. we bamushinja iki? nawe bamushinje gutanga kicanga. ariko ibi bintu rero urabikira inkera ari urukonda, ariko byababaje abasaza. bavuze bati ibi bintu ariko biranababaje. baravuga bati ibi bintu mwebwe murabona abantu baratuvangura, abana bacu bose ngo bashiriye muri Makara nayo Makara nyine abandi baracyita niba muri deni ibintu nk'ibyo ntazi Demiyape ibandi. rega ati ibi bintu ikindi cya kabiri, ukuzi uwo ari we wese utakaje urugamba bibaho, ntibamuha amahirwe yo kwisobanura, uwaba ari umugambanyi. oya usibye n'ibyo harimo no kwangwa, andi moko arabanga bakabarasa. nk'ubu ngubu ejo Isake basubiranyemo bararasana mu gitondo. ariko ibyo ni ibintu bibaho. oya ntabwo ari ibintu bibaho, hari ironda amoko ateye ubwoba. ariko babyishemo babizi. reka dusoreze.